Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze Babaho Neza TV, aho muherereye hose mbifuriza gukomeza kugubwa neza, mbifuriza gukomeza kugira amagara mazima. Nk'ibisanzwe tuba tugenda tuganira ku biganiro bijyanye n'ubuzima, kuko buriya icyo mbabwira ni amakuru y'ubuzima kugira ngo mubashe kumenya uko mwitwara, nk'uko ngenda mbabwira ko kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu rero nta kiruta amagara. Ikintu cya mbere, igishoro cya mbere ni ubuzima. Buriya hari abantu benshi bajya bibeshya bakibwira ko igishoro ari amafaranga cyangwa ari ibindi, ahubwo icyo nakubwira ni uko igishoro cya mbere ari ubuzima. Iyo uri muzima byose birashoboka. Ugomba gutekereza neza, ugomba kuba wariye neza. Nkubwira ko kandi umuntu ukunda kubaho neza aba agomba no kumenya guteka. Aho ngaho rero niho wanyarukira muri Milanova Cooking Academy ukiga guteka. Iyo wize guteka biragutunga ukabigira akazi, cyangwa ukaba nawe wabibyaza umusaruro unyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora gufungura YouTube channel ukigisha abantu guteka, ugatanga ubumenyi kandi nawe bikakwinjiriza. Milanova Cooking Academy ikorera Kicukiro Centre. Ushobora no guhamagara kuri 0788 45 96 ukiyandikisha ukiga gukora imigati, ukiga gukora ikawa, ukiga gukora capati, ukiga gukora keke, ukiga gukora biscuit, ibintu byinshi bitandukanye. Aho ngaho muri Milanova Cooking Academy niho honyine bazakwigisha ugahita winjira mu kazi, kubera ko bigisha pratique gusa nta theory zirimo. Nk'ibisanzwe rero tudatinze, muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda cyane aho muherereye hose mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, aba diaspora bari hanze y'u Rwanda, igihugu cyose waba urimo ubuhagarariye u Rwanda. Buri umunyarwanda uhagarariye abandi. Aho ngaho rero niba utari mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uri hanze y'u Rwanda, uba ugomba kwitwara neza nk'umunyarwanda kugira ngo uhagararire u Rwanda aho waba uri hose. Muri iyi minsi rero turi kugenda tubereka ibiti bivura. Hari abantu benshi bagiye babidusaba. Uyu munsi rero hari wari wadusabye ngo tuzamwereke igiti cyitwa mukomamanga. Mukomamanga ni igiti gifite imbaraga, kubera ko nicyo giti Mose yakoresheje bambuka inyanja. Niyo mpamvu bakita inkoni ya Mose. Bakita inkoni ya Mose, ubundi bakacyita igiti cy'imbaraga nk'uko nari mbikubwiye. Abandi bakise grenadine, hari n'abandi bakita pomme de grenade. Ukuvuga ngo rero ni igiti gikomeye cyane, urumva bakitirira ibintu bikomeye. Iki giti rero gifite amateka maremare, niyo mpamvu ngiye kukikwereka kugira ngo utazongera kukitiranya. Iki ni igiti giterwa ahantu hakomeye, nko ku ngoro z'abaperezida no ku nzu z'abaperezida cyangwa abayobozi bakomeye, kubera ko ahantu iki giti giteye nta myuka mibi ishobora kuhagera, nta murozi ushobora kuhagera. Ndetse nkubwira ko na bamwe bagenda ku gataro, yanyuze hejuru y'ahantu hateye iki giti ahita hanuka akagwa hasi. Urumva imbaraga gifite. Ni igiti rero umuntu wese ukeneye kwirinda, ukeneye guhangana n'abarozi, aba agomba gutera iwe mu rugo. Usanga abakire benshi barabiteye mu rugo rwabo, kubera ko buriya iyo umuntu amaze kugira amafaranga, ikintu cya mbere agomba gukora ni ukwirinda. No kwirinda, kubera ko uko utera imbere ni nako ugenda uhura n'abanzi benshi. Gutera imbere ugenda uhura n'abanzi benshi. Niyo mpamvu rero bagenda nkubwira ngo wirinde, kuko kwirinda biruta kwivuza, nk'uko nkunda kubikubwira. Hanyuma rero iki giti kirebe neza, ukitegereze. Hari abantu benshi bakunda kukitiranya, kuko usanga ibiti iyo uri kubireba gutya, hari abantu benshi babyitiranya, ugasanga wenda
akoresheje ikitari cyo. Rero nagira ngo nkubwire ko iki giti kiravura kuva ku mizi kugera ku mababi, kiravura. Ndetse n'umutobe wacyo muzawubona, juice ya grenadine ni ji zihenze cyane. Litiro imwe ya ji y'izi mbuto iri hagati y'amafaranga 25,000 na 20,000 bitewe naho wayiguriye. Ni ji unywa, igabanya ibibazo by'isukari, igabanya ibibazo by'umuvuduko. Ni ji iri mu muti izibura imitsi ku bantu bagira kuvura kw'amaraso cyangwa umuvuduko ugenda gake cyangwa wihuta. Ji ya grenadine ni umuti kandi akaba ari n'icyo kunywa. Niyo mpamvu rero uzasanga ihenze cyane. Rero iyi ji iva muri izi mbuto z'iki giti. Ni igiti rero gifite imbaraga cyane mu kuvura. Ushobora gushishura bino bishishwa by'iki giti, hanyuma ukabitogosa mu mazi ukayanywa. Ushobora gusoroma amababi, ushobora gucukura imizi. Ibi byose biravura ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, ku bantu bafite amagara make, ku bantu bafite ibibazo bijyanye n'abasirikare bake mu mubiri, nko ku bantu bafite ubwandu bwa sida. Ku bantu bafite ubwandu bwa sida, grenadine irabafasha cyane, cyangwa izi mbuto z'amakomamanga. Izi mbuto nazo ushobora kuzihekenya zonyine. Grenadine fruit, izi mbuto ushobora kuzibona mu masoko yose aho bacuruza imbuto. Ukajya wirira izi mbuto, cyangwa ugashaka kaburenda ukazisya. Ku bantu bakunda fresh juice, ukazisya rwose uba ukoze umuti. Ni umuti mwiza cyane uzakurinda byibura ku bantu bafite ibibazo by'amara. Abantu bafite ibibazo by'amara, igogora rigenda nabi, abo bantu bose bafite ibibazo by'igifu, niba ufite igifu gitoboka kubera gaze nyinshi, ibi byose uyu mutobe urabikemura. Urumva ko ari igiti gikomeye cyane. Hanyuma rero ikindi nakubwira nuko ku bantu bifuza kugitera, cyangwa ku bantu bifuza ibindi bisobanuro ku bijyanye n'iki giti, hamagara 0716969327, hanyuma tugusobanurire byinshi utaruzi. Hari byinshi cyane. Buri abantu benshi bajya bibaza ngo kubera iki perezida nawe umuroga ngo amukure ku buyobozi, kubera iki nawe umwoherereza imyuka mibi ngo imufate. Ukuvuga ngo rero buriya haba hari uburinzi abayobozi babanza gukora mbere y'ibindi byose. Babanza gukora iki? Umutekano wabo. Niba rero uri umuntu ukunda gutembera, niba ukunda kugenda mu ngoro z'abaperezida cyangwa n'ahandi hantu hatuye abantu bakomeye, uzasanga hakikijwe n'ibi biti. Iki ni cyo giti bita inkoni ya Mose. Iki ni cyo giti gifite imbaraga, ndetse n'ahandi hose uzabona hari imiti yitiriwe inkoni ya Mose, uzasanga ari imiti ikoze muri iki giti. Ni imiti ikoze muri iki giti. Iki ni igiti gifite imbaraga ku muntu wese. Akaba ariyo mpamvu rero nshimira n'umuntu wari watubwiye ngo atwandikira hasi muri comment atubwira ngo tuzamubwire akamaro k'iki giti. Icyo giti rero nako kamaro kacyo mu guhangana n'amarozi ndetse n'imyuka mibi. Nta mudayimoni wagutera hari iki giti. Nta myuka mibi ishobora kwinjira iwawe mu gihe iki giti ugifite mu gipangu wawe. Abantu bumva ibipusi birarabirira, imbeba zirazirukanka muri parafo n'ibindi byose. Ibyo byose bisobanura imyuka mibi ntago bishobora kuhinjira mu gihe hari umuhumuro w'iki giti. Ibyo bintu byose rero mbibabwira kugira ngo mwige. Niyo mpamvu rero bamari ku bwanyu. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda. Kanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo dukomeze tugendane.
kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi byiza tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi. Imana ibarinde. Imana ibarinde.